niba kureba mu nda y'umugore utwite byarahoze bikorwa n'umwuka w'ubuhanuzi ubu bikaba biri gukorwa na mashine siryo rya jambo nyine ngo bagiye kugera ku Mana ko twazanye imashini zireba mu nda y'umugore utwite aba bahanuzi banyu bazongera kuvuga iki kubera iki hariho imashini ireba mu nda hakabaho n'umuhanuzi ureba mu nda ibyo bakora ni bimwe umwe abikora ari umuntu ikindi kikabikora ari imashini ngaho mbwira aho umuhanuzi n'imashini batandukaniye bari mbiri aha none igihe kizagera rero wa muhanuzi tumugete ceceka dukoresha imashini rero ni maske warakuvuga ngo ari gushaka gushyira mu bwonko bw'umuntu akuma kazajya gatuma umuntu ayobora imashini atiriwe akora ko niterambere nyine kugira ngo ibintu bya stress bigabanyuke nyine ahubwo niho stress zigiye kuza igihe uzaba uringagari yicaye gutya utekereza ngo akaraga kombe nikaze kakaza uti ira ntebe nayigeraho gute intebe ikaza ico gihe wowe uzaba uri debile ntabwo uzabukira umuntu kuko umuntu muzima n'urambura amaboko wibuke ko noneho hari n'abantu bari kwihinduza igitsina nkaba naravutse ndi umugabo nkagenda nkajya muri mashine bagacishamo bakabaga bagakubita amabere amabuno nuko umuntu bakamuhindura umugore yaravutse ari umugabo si ikoranabuhanga ribizanye se emera ko bira bintu ari iterambere ari ibintu byoroshya ubuzima bw'umuntu kugira ngo nyine agere ku byo ashaka biriya bintu ahubwo nibyo bizanye ubuhenebere mu isi ni nabyo bigiye kuzana kurimbuka muri iyi si iri koranabuhanga nyine wemera yuko hazabaho urubanza rumeze rw'Imana ngo Imana izaca urubanza niko tubisoma yego none Imana nica urubanza izarucira abantu banga usi umuntu ku giti cye none niba barankuyemo impyiko bakayiha wowe ukajya mu ijuru ufite impyiko yanjye ngewe nkagikuzimu naraguhaye impyiko ubwo urwo rubanza ruzashoboka gushyiraho idini rimwe buriya hariho ikintu cyitwa gahunda yo gushyiraho idini rimwe mu rwego rw'isi n'isoko rimwe mbese isi kamera nk'aho ari umudugudu gusa iryo dini ryaba ari nk'iri idini rimwe ni idini abantu bose bahuriyemo ririmo Nyabingi na Ryangombe ririmo ibitega n'amahembe ririmo n'abapende n'abagorozi abantu mbese amadini yose uzi bakahurira ahantu hamwe kikitwa idini rimwe bagasengera umunsi umwe yego gusa ryaba riyobowe nande rishobora kuyoborwa n'umuyobozi wa politike rishobora kuyoborwa na papa reka mbahe ikaze mbashimira mwese mudukurikiye hano kuri Profete Ezekiel TV amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nje nitwa Depiwa kanizere ko mumeze neza aho muherereye hose yaba bari hano mu Rwanda bari mu Burundi mu bihugu bitandukanye mwe mwese mwumva ikinyarwanda reka tubashimire kuba muri kumwe natwe nkuko mubibona hano imbere ya kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa so bwa mbere mu mubonye abenshi mudukurikira muramuzi muzi ibiganiro bye muzi ko ari umuntu sinzi niba avugisha ukuri cyane ariko hari abajya babyumva ukundi kuntu nongeye namugaruye yongera tuganirize aduha ikinyarwanda cye rwose cyihariye ndizera ko muraza kunyurwa mbibutsa gukora subscribe like share na comment by'umwihariko comment kuko mwagiye mwumva ibiganiro byacu tugiye kubana nawe atubwire byinshi ku ngingo zigiye zitandukanye ariko zijyanye n'iyobokamana murabizi hano nibyo twibandaho reka mwakire karibu kuri Profete Ezekiel TV murakoze cyane nanjye nongeye kubasuhuza nishimiye kuba ndi hano kuri Profete Ezekiel TV si ubwa mbere si n'ubwa kabiri nta n'ubwo ari n'ubwa nyuma Imana ishimwe cyane ko mwanyakiriye ahangaha nanjye ndabyishimiye murakoze busanzwe abantu ariko basanzwe batubwira bati uriya mugabo bajya bakutubaza rwose bakavuga bati uriya mugabo ibintu asesengura abikura hehe biba bimeze bite ntumbaze niba baba bashimye baba banenze ariko bajya bakutubazaho cyane niyo mpamvu nanjye twakugaruye ngo wongere dufashe kugira ngo dusobanukirwe n'abantu badukurikiye bagira amatsiko cyangwa se baba bashaka kugira ngo bagire ibyo bakubazaho nabo bakubone uyu munsi yego uri tayari ndi tayari ndahari kandi turaganira nk'uko dusanzwe tuganira yego
kandi uyu munsi mfite byinshi mbabikiye. Ufite Imana byinshi ishimwe cyane. ndabibona rwose urasa n'ufite byinshi mu kanya nabonaga urimo kwandika rwose utegura inyandiko. Narindi gutegura hari utuntu dukeya n'amakuru narindi kwandika kugira ngo tuze kuyifashisha muri kino kiganiro. Nzi neza ko kiraba cyiza ku bantu bakunda gusesengura ibintu no kumenya amakuru nyamakuru, yego, atari ukugendera mu kigare, kuko abantu b'iki gihe benshi basa nkaho bagendera mu kigare. Ariko ngewe nk'uko abadukurikiye babizi, narababwiye nti sinzigera ngendera mu kigare, nta n'uwo nzabwiriza kugendera mu kigare, ahubwo iyo nicaye imbere ya kamera gutya mba ndi kumva ngiye kuvuga ukuri imbere y'abantu b'Imana. Uyu munsi uratubwira ibyanditswe, ibyahanuwe, ibizaba, ibivugwa bimeze bite? Nk'uko bivuze, ni ibyanditswe, ni n'ibyahanuwe, n'ibiri kuba, n'ibyabaye, n'ibizaba. Urabiduhera rimwe? Yego, ndabibahera rimwe. Tugiye kuganira ibintu bikomeye cyane uyu munsi, byinshi bitandukanye. Imana idufashe ibane natwe muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Tudatinze, abantu bashobora kuba bakubonye bwa mbere baje hano kuri Prophet Ezekiel TV bwa mbere, wabibwira kugira ngo bakumenye nabo tuganire tuziranye? Murakoze cyane. Reka nivuge, nubwo wenda hari abasanzwe bambona hano kuri iki kinyamakuru, ariko amazina yanjye ni Dusabeyezu Jeremy. Nkaba ndi umugabo, mfite umudamu n'abana 4. Ndi hano mu mujyi wa Musanze. Imana itugirire neza. Amen. Akoze cyane. Nk'uko mubibona hano turi mu rugo, twashatse kugira ngo tuganire neza twicaye ahantu dutuje. Reka mubwire ngo niba uri ku rugendo, niba uri mu modoka utwaye cyangwa se utwawe, niba uri mu kandi kazi ariko katakubuza kumva iri jambo, reka nkubwire ngo bana natwe ukurikirane ingingo ku yindi, ijambo ku rindi. Ndabizi uraza gusubizwa, uze kutwandikira muri comment utubwire uti ngiye nabyumvishe gutya, yaba igitekerezo, yaba inyunganizi, yaba kuvuga ati ngiwe hari aho ndi kumva bimeze gutya. Nta kibazo, ahubwo reka dutangirane udufasha mu isengesho, ibintu byacu tubisengere, tubishyire imbere y'Imana, hanyuma tuze gukomeza nyuma. Murakoze cyane. Reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, urera kandi urakiranuka, uri umwami w'amahanga yose, umwami w'isi yose. Mu izina rya Yesu Kristo niwe duhamagaye muri iki kiganiro kugira ngo utwiyoborere, kandi uduhe umwuka wera bane natwe muri iki kiganiro, kugira ngo ibyo tugiye kuvugira hano byose bibe ibyo gufasha no kugira akamaro mu rugendo rw'abantu bajya mu ijuru, rw'abashaka ubwami bwawe n'abashaka kugukurikira. Amen. Imbaraga zawe nizize kuri buri muntu wese urumva kino kiganiro, n'uzacyumva mu bihe bizaza kizamubera ikiganiro cy'umumaro, cyabasha kugeraho kimukura naho kimugeza. Ngaho duha ubwenge muri iki kiganiro, utubere umujyanama. Ni mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera tubisabye twizeye. Amen. Urakoze cyane. Uyu munsi ntabwo nzi ngo none uraza kutubwira ku biki, ariko ngewe mfite amatsiko y'ibintu uraza kutubwira. Ni ibisanzwe, ni ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Hari ukuntu ujya urivuga, hari ukuntu ujya urivuga ukagira ngo iri jambo nta ryigeze ribaho ahandi. Riba rihari. Nibyo wenda nkunda kuvugira hano kuri iki kinyamakuru. Nkunda kubwira abantu ngo dufite ikibazo cy'ibihe turimo, cyuko ibyo twagakwiriye kuba tubwirwa mu ijambo ry'Imana atari byo tubwirwa, ahubwo tukabwirwa ibindi bimeze nko gukina. Ngewe nkunda kubigereranya nko gukina komedi rimwe na rimwe, ariko abantu ntibamfata ukundi. Wa mugani ngo hari igihe bajya bamfata ukundi, ariko hari ababwiriza butumwa mbona muri iki gihe nkabona bameze nk'uko ureba abansabi n'ababijiyo bija baba bari gukina komedi. N'abavuga butumwa benshi n'abahanuzi nkabona ni nka komedi bari gukina. Ariko nge ntabwo ariko nahamagawe, mba numva nshaka kuvuga ijambo rikwiriranye n'ukuri kw'Imana, no kubwiza abantu kuri uko ibihe bihagaze n'uko twagakwiriye kuba tugenda muri tudatinze. Tugere mu byanditswe. Yego. Hanyuma udusangiza ijambo, turaza turiganiraho nyuma, kugira ngo mbere na mbere
tumanze nyine kuko niryo turaza no kuganiraho. Yego, jya mu ijambo waduteguriye rwose hanyuma uritugezeho. reka dusome ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Imana idufashe cyane. Ijambo tugiye gusoma, tugiye gufatanya muri iki kiganiro, turasoma ahantu habiri. Tugiye kubanza dusomera ijambo riri muri Luka igice cya 17, ndahera ku murongo wa 20 ndageza ku murongo waho wa 37. Yego. Umutwe waho w'ijambo uratubwira ngo ni ibizaba mu gihe cy'imperuka. Tangiye kudutera ubwoba. Ntabwo ari ukubatera ubwoba. Uyu munsi ndikumva nshaka ko tuvuga cyane ku minsi y'imperuka, ari nayo minsi nge navuga ko ariyo duhagazemo muri iki gihe. Ndashaka ko ariyo tuza kuganiraho. Karibu bitugezeho. Yego, ibizaba mu gihe cy'imperuka. Kuri icyo gice cya 17 muri Luka ku murongo wa 20 haranditse ngo abafarisayo baramubaza bati, ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati, ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi ntibazavuga bati dore ngubu, cyangwa bati ngubu uriya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Abwira abigishwa be ati, hazabaho igihe muzifuza kubona umwe mu minsi y'Umwana w'umuntu, ariko ntimuzawubona. Kandi bazababwira bati dore nguriya, cyangwa bati nguyu, ntimuzajyeyo kandi ntimuzabakurikire. Nk'uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukarabagiranira mu rundi, uko niko Umwana w'umuntu azaba ku munsi we. Ariko akwiriye kubanza kubabazwa uburyo bwinshi no kwangwa n'ab'iki gihe. Kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa, niko bizaba no mu minsi y'Umwana w'umuntu. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, umwuzure uraza urabarimbura bose. No mu minsi ya Loti nayo byari bimeze bityo. Bararyaga, baranywaga, baraguraga, barabibaga, barubakaga, maze umunsi Loti yavuye i Sodomu, umuriro n'amazuku biva mu ijuru biragwa, birabarimbura bose. Ni nako bizamera umunsi Umwana w'umuntu azabonekeramo. Uwo munsi uzaba hejuru y'inzu, ibintu bye bikaba biri mu nzu, ye kuzamanuka kubikuramo. N'uzaba mu mirima, nuko ntazasubira inyuma. Mwibuke muka Loti. Ushaka kurengera ubugingo bwe wese azabubura, ariko uzabura ubugingo bwe wese azaburokora. Ndababwira yuko muri iryo joro ababiri bazaba baryamye ku buriri bumwe, umwe azajyanwa undi agasigara. Abagore babiri bazaba basera hamwe, umwe azajyanwa undi asigare. Ababiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Baramubaza bati, databuja, bizabera he? Arabasubiza ati, aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Amen. Amen. Yewe data we. Niryo jambo tugiye kuganiraho. Njye nawe nabaye ikiragi. Ese njye nkahita nkubaza, ubundi araho ijambo njyewe iryo niba ari ijambo ry'Imana, niba ari ijambo ryawe, ntago mbizi. Ni ijambo ry'Imana. Twebwe twamenyereye ngo mubwira abantu ibibaruhura imitima, ibibahumuriza. None wowe uhaguzanye ibiduhabye. Ibi bintu uvuze ngo byo kubwira abantu, kuki wabitekerejeho kugira ngo uze utubwire ijambo rimeze gutyo, riteye gutyo? Wabitewe n'iki? Ese ni igiki cyabiguteye? Uri mu bihe byagenze gute kugira ngo utubwire ijambo rikakaye gutyo? Ntabwo narivugiye ko ndi mu bihe bidasanzwe bitandukanye n'iby'abandi barimo, ahubwo ni ibihe by'isi yose. Ni ibihe by'isi yose. Buriya nibyo natangiye ndi kukubwira. Ikibazo kiriho muri iki gihe ni uko hari abantu bavuga ijambo ry'Imana ariko batabwira abantu igihe bahagazemo. Nk'uko umuntu ashobora kuba arwaye indwara, ntumubwire ngo indwara urwaye ni iyi ngiyi, ahubwo ukamera nk'uri kumushyeshyenga, umwereka ko ari muzima ariko afite uburwayi. Aho ushatse kuvuga iki ku ijambo ry'Imana? Hari umuhanzi yitwa Rugamba Sipiriyani, yararirimbye indirimbo aravuga ngo isi irarwaye.
ngo isi irarwaye. Icyo nshatse kuvuga rero nuko ese iyo uvuze gutyo ngo isi irarwaye, ni ibitaka n'ibiti n'amabuye birwaye, ubwo ubundi iyo bavuze ngo isi inshuro nyinshi baba bari kwerekeza ku muntu. Iyo bavuze ngo isi irarwaye rero baba bashatse kuvuga ngo uko abantu babayeho mu buryo bubi, mu buryo bubi. Nicyo gituma baranegekaye. Niba nabyita amanegeka cyangwa se ubuzima butubaha Imana, nibwo twavuga ngo ni isi irarwaye. Rero isi tugezemo muri iki gihe irabizi ko irwaye. Irabizi yakoze iki mbere? Irabizi ko irwaye, irabizi. Hari ibimenyetso byinshi byerekana yuko isi izi neza ko irwaye. Rugamba Cyprien yabivuze agendeye kuki? Yabivuze agendeye ku buryo yabonaga abantu bari bameze, uburyo bitwaraga n'imibanire y'umuntu n'undi. Buriya iyo abantu babanye nabi cyangwa se iyo hariho ikintu cyitwa inzangano n'amatiku n'amakimbirane n'intambara, mu kanya ngiye kubaha amakuru hano, nibyo bavuze ngo natangiye ndi kwandika. Hari amakuru narindi gutegura nshaka guha abantu kugira ngo bamenye ko isi irwaye koko. Uti isi irarwaye, byibuze se ishaka kwivuza? Ishaka kwivuza? Hari abantu benshi barwara batajya bashaka kwivuza, batinya imiti. Bibaho cyane. N'iyi si rero nubwo irwaye, umuti nyamuti si wishaka, ahubwo ishaka ibitari umuti nyamuti. Nibyo ishaka, ariko umuti nyakuri bakawanga. Hari ijambo riri hano muri Bibiliya rivuga ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Abubatsi ni abubaka isi, naho iryo buye ni Kristo. Kristo rero ni ibuye ryanzwe, ariko niryo ryakagombye kuba ryarahaye amahoro iyi si turimo, ariyo turi kuvuga irwaye. Tutarajya kuri, yego, utatugendana n'ibyo umaze kudusomera, yego, ntudusobanurire bihagije. Ibi bintu cyaguteye kubisoma, uratubwiye uti ni ibihe isi irimo, ni isi irarwaye. Iyo hari indwara haba hari n'ibimenyetso byayo. Yego. Ubwo se niba isi irwaye ibimenyetso ni ibi? Nibyo ngiye kubaha nyine, nibyo nakubwiye ko ngiye kubaha ibimenyetso. Kuko erega hari n'igihe umuntu ashobora kurwara atabizi, akaba afite n'ibimenyetso ariko atabizi. Birashoboka cyane ko umuntu arwara indwara ntayimenya, akazayimenya ari uko yisuzumishije. Uyu munsi rero mumfate nka muganga uje gusuzuma no kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi isi ifite. Kandi icyo nsaba isi yemera uburwayi bwayo. Uje kuvura isi? Bibaye ngombwa nayivura, ariko iryo jambo uvuze riraremereye. Riraremereye. Niba uvuze uti bagufate nka muganga, sinzi ahantu wenda urwego waba uriho, ariko icyo gihe nyine uhita wumva ko uri umwe mu bazanye ibisubizo nyine wenda by'isi ntawamenya. Urakoze cyane. Kugira ngo umuntu azane ibisubizo by'isi ntabwo bisaba kuba ari umuhanga urenze abandi bose, bisaba kuba azi inzira y'amahoro, kuko iki isi ibura ni amahoro. Iyo nzira y'amahoro rero ngenda yizi. Niba mvuze ngo nzanye umuti w'isi, ntabwo ari ukuvuga ngo nzanye ubwenge isi idafite, kuko isi irimo ubwenge bwinshi. Ariko icyo nje kuvuga ni inzira y'amahoro no kumenyesha abantu iby'Imana ishaka twakora turi hano mu isi bikaduhesha amahoro. Urakoze cyane. Tangira ubitugezeho ukurikije ririya jambo wasomye. Yego, tumaze gusoma ijambo ritubwiye ngo ni ibizaba mu gihe cy'imperuka. Kandi uko twabisomaga, ni abafarisayo ngo bari babajije Yesu, ngo baramubaza ngo mbese kuhora wigisha ngo ubwami bw'Imana buri hafi. Baramubaza ngo ubwami bw'Imana buzaza ryari? Yesu agiye kubasubiza, tubonye ijambo yabasubije, yarababwiye ngo ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, ngo ntabwo bazavuga ngo ngubu cyangwa nguburiya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Icyo yari ashatse kubereka ni uko batazigera babona Imana imanutse mu kirere ngo izitereka intebe kuri Goyiko cyangwa ahandi hantu cyangwa muri Kigali, ngo nuko ngo batonde umurongo ibacira urubanza. Yari ashatse kubereka yuko hari ibintu bizaturuka hagati muri sosiyete, aricyo cyatumye uvuga ngo buri hagati muri mwe. Hari ibintu bizaturuka hagati muri sosiyete, uburyo isi izabibayeho, bikaba ibimenyetso bitwereka yuko ubwami bw'Imana bwegereje. Aho ngaho nkahita nkubaza ikibazo kimeze giti. Yego. Hari ibimenyetso bizabaho mbere yuko ubwami bw'Imana
buzagaruka ku isi, buzagera mu kirere, buzaza bute? kandi dusomye ijambo Yesu atubwiye ngo ntibuzaza ku mugaragaro. Hari ibimenyetso bizabubanziriza birimo imperuka. Hari iminsi y'imperuka, hari n'imperuka. None se hari iminsi y'imperuka, ubwo ni ukuvuga iminsi y'imperuka ni igihe imperuka iri kuba? Oya, iminsi y'imperuka ni ibihe by'ibimenyetso bigaragaza ko imperuka yegereje. Wenda dufata urugero nko ku mugore utwite, niko Bibiri ikunda gutanga urugero. Yego. Igihe cyo kubyara iyo kigeze, hari ibimenyetso bibanziriza kugaragaza ko uwo mugore agiye kubyara uwo munsi, ari byo bita ibise. Ibise rero nibyo tunavuga ngo ni iminsi y'imperuka cyangwa se ibimenyetso by'iminsi by'imperuka, ariko bikabanziriza noneho umunsi w'imperuka nyakuri ubwawo. Ubwo sobaho aho ngaho twaba duhagaze he? Imperuka yarabaye, iri kuba, igiye kuba, izaba, bimeze biti? Imperuka izaba. Ubu ngubu ntabwo yari yatangiye, nta nubwo yigeze iba. Ahubwo turi mu bise byayo. Turi mu gihe Bibiliya yita ngo ni igihe cyo kuramukwa. Kuramukwa mu Kinyarwanda cy'ubu ngubu ni igihe cyo kwa kundi umugore aba afashwe n'inda, ibise bitangiye gukubita, none bimwereka yuko igihe cyo kubyara kigeze. Natwe rero turi mu gihe cyo kuramukwa, nicyo gihe isi irimo, ari nacyo naje kubereka aha ngaha. None se uti mu minsi y'imperuka hazaba ibimenyetso. Yego. Ibyo bimenyetso bimeze bite? Nibyo nyine ngiye kukwereka. Ariko twa tumaze gusoma rino jambo ritubwiye ibintu bizaba mu gihe cyo kugaruka kwa Yesu. Abakurikiranye neza ijambo twasomye, Yesu yabwiye abigishwa be ngo hazabaho umunsi muzifuza kubona umwe mu minsi y'Umwana w'umuntu, ariko ntimuzawubona. Yarashatse kubabwira iki? Yarashatse kubabwira ngo hari igihe abari mu isi bazakumbura kubona ubwiza bw'Imana ariko ntibuboneke. Ariko iyo uvuze ngo umwana w'umuntu, hari igihe umuntu wenda batari inzobere muri Bibiliya cyane, umwana w'umuntu aho ngaho uvugwa bari ni Yesu, kuko Yesu niwe wiyitaga umwana w'umuntu. Yaravuze ngo ubwo umwana w'umuntu azaza. Nese iminsi y'umwana w'umuntu, umwana w'umuntu akaba n'umwana w'Imana. Yego, aba umwana w'umuntu kuko yambaye kamere muntu, akaba umwana w'Imana kuko muri we harimo kamere y'ubumana. Ndumva ibyo ngibyo bisobanutse. Yego, murakoze cyane. Noneho twe tumaze gusoma, amaze kutubwira ko abantu bazifuza kubona umunsi we cyangwa se kumubona ngo agire, bitewe n'imibabaro bazaba bafite, ngo bazifuza kumubona ngo agire icyo abakorera, ngo ariko ntibazamubona. Niko dusomye muri iri jambo. Noneho atanga ibimenyetso rero bizaranga ko igihe cyo kuza kwe kigiye gusohora, cyangwa se igihe cy'imperuka kigiye gusohora. Ibyo bimenyetso inshuro nyinshi ababivuga muri iki gihe ntabwo rimwe na rimwe bajya babivuga nk'uko Bibiliya ibigaragaza. Babica hejuru. Ahubwo ibyo bavuga sinzi ukuntu ariko reka dusome ibingibi Yesu avuze ahangaha, nibwo turabyumva neza. Abantu benshi bazi yuko kuza kwa Yesu ngo azaza isi irimo intambara, akaba aje gukura intambara mu isi. Yego. Oya, ahubwo Yesu azaza isi irimo amahoro. Yesu azaza abantu bahaze. Mu gihe muzabona inzara igihari, muzamenye ko kuza kwa Yesu kutaraza. Mu gihe muzabona abantu bakiri kurwana, mumenye ko kuza kwa Yesu kutari kwaza. Azaza isi haze, niko yavuze hano. Baramubajije ngo tubwire ibimenyetso bizagaragaza ko ugiye kuza. Arababwira ngo nk'uko byari bimeze mu minsi ya Nowa, niko bizaba bimeze mu minsi nzaba negereje kuza. Ngo bararyaga, bishatse kuvuga ngo kuza kwa Yesu azaza bari kurya badashonje. Ngo baranywaga, azaza bari kunywa. Ngo baracuruzaga, bararongoraga, barashyingiraga, ngo bageza ku munsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ngo ntibabimenya, ngo maze umwuzure uraza ugira gute, urabatwara bose. Iyo dusomye irindi jambo riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike, n'urwa mbere mu gice cya 5, rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5, hari ahantu Pawulo yavuze ngo ubwo bazaba bavuga ngo ni amahoro nta kibi kiriho, ngo nibwo imperuka izabatungura. Bishatse kuvuga ngo imperuka izatungura abantu isanga batari mu ntambara, ahubwo bari kuvuga amahoro ngo nta kibi kiriho.
abo bantu rero bazaba bari kuvuga ngo ni amahoro nta kibi kiriho, nibo Yesu yavuze hano ngo bazaba barongora, bashyingirwa, bacuruza, babiba, basarura, ku buryo ngo bazajya babona isi imeze neza badamaraye. Muri icyo gihe rero cyo kudamarara nibwo Yesu azagera gute, azatungura abantu. None tugiye kureba icyo gihe cyo kudamarara cyarabaye, kizaba, kiri kuba, cyangwa bimeze. Mu yandi magambo turi mu minsi iteye ite, turi mu yihe minsi? Iyo minsi rero ukurikije imperuka ukuntu imeze naho ngaho ko wabisomye, yego, iyo minsi bimeze bite? Aha, reka dusome irindi jambo kugira ngo tumenye noneho iminsi twebwe ubwacu turimo. Ijambo tugiye gusoma ni ijambo riri hano muri Yesaya igice cya 2, wenda mpere ku murongo wa 2 ndageza ku murongo wa 4. Aya magambo tuyumve neza, ni nayo ndashingiraho ndi gusobanura kugira ngo tumenye igihe turimo icyari cyo. Yego. Yesaya igice cya 2 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4 haranditse ngo, mu minsi y'imperuka umusozi wubatsweho inzu y'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi, ushyirwe hejuru usumba iyindi, kandi amahanga yose azawushikira. Amahanga menshi azahaguruka avuga ati, nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka, ku nzu y'Imana ya Yakobo, kugira ngo ituyobore inzira zayo tuzigenderemo. Kuko i Siyoni ariho hazava amategeko, i Yerusalemu hagaturuka ijambo ry'Uwiteka. Azacira amahanga imanza, azahana amoko menshi. Inkota zabo bazazicuramo amasuka, n'amacumu bazayacuramo impabuzo. Nta shyanga rizahagurukira rizabangurira irindi shyanga inkota, kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana. Aya magambo dusomye uyumve neza, ni amagambo atubwiye ngo mu minsi y'imperuka ngo umusozi wubatsweho urusengero rw'Uwiteka ngo uzashyirwa hejuru usumba indi misozi yose, ngo noneho ngo amahanga yose yo mu isi ngo azawushikira. Niko dusomye, abantu bo mu mahanga ngo bazakorana bari kuvuga ngo nimureke tujye ku musozi w'Uwiteka, Uwiteka twigisha inzira ze kugira ngo tuzigenderemo. Ngo muri icyo gihe ikintu Uwiteka azakora, ngo amahanga namara guteranyirizwa imbere ye ngo azacira amoko imanza, ngo kandi kizatuma yacira imanza ngo ni ukugira ngo batazongera kwiga kurwana. Niko dusomye. Uti Yesu azaza tukiri nako turi mu mahoro, ariko uyu munsi turi mu ntambara. Ibihugu bitandukanye birimo birarwana buryo butoroshye. Urakoze cyane. Nubundi nibyo narindi kubabwira, nti Yesu azaza asanga abantu bari mu mahoro, ariko amahoro ya Antikristo. Antikristo bishatse kuvuga iki? Antikristo bisobanuye ngo urwanya Kristo, kuko nkuko tubizi neza twabisomye muri Bibiliya, ijambo ry'Imana ritubwira ko ikizazana Yesu ari ugukuraho ingoma ya Antikristo. Kuko mbere yuko Yesu aza, Antikristo azabanza azi, namara kuza ategeka isi yose, namara gutegeka isi yose Yesu aje kumukuraho. Antikristo yimitswe nande? Nibyo ngiye kukubwira rero, nibyo turi kuganiraho. Kuza kwa Antikristo nkuko twasomye mu ijambo ry'Imana, twasomye ngo Yesu azaza abantu bavuga ngo ni amahoro nta kibi kiriho. Ariko icyo gihe bazaba bavuga ngo ni amahoro nta kibi kiriho, bazaba bari ku ngoma yandi. Akibyo bihe ntago turabigeramo, ahubwo turi kubirenga. Oya se cyane, nibyo ngiye kukubwira. Icyo gihe bazavuga ngo ni amahoro nta kibi kiriho, bazaba bari ku ngoma ya Antikristo. Kandi uzi ko Yesu yavuze ngo ngewe icyanzanye ntabwo ari ugutanga amahoro y'isi. Niko Yesu yatubwiye, byanditse muri Luka ndumva ari igice cya 12 uhere nko ku murongo wa 50, aho yavuga ngo mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Yesu rero ntiyazanye amahoro y'isi. None hano tubonye abantu bazaba bari kuririmba ngo amahoro, kandi ayo mahoro n'ay'isi. Muri uko kuririmba ngo amahoro bazatungurwa n'umunsi w'imperuka uzanywe na Yesu aje kubakura muri wa mudamararo bamenyereye wa Antikristo. None se imperuka nshaka kugira ngo tubyumve neza, dusobanukirwe neza. Yego. Imperuka nuriya munsi Yesu azagarukiraho. Yego. Niyo mperuka kuko yitwa Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Iminsi y'imperuka ni uzaza n'iherezo rero. Iminsi y'imperuka ubwo ndabizi ushatse kuvuga ko ariyo turimo. Iminsi y'imperuka niyo turimo. Tuyigeze he?
turi hafi kuyirangiza turi hafi kuyirangiza oya se buretse ndaza kukwereka ibimenyetso ko igiye kurangira. reka nkubaze wenda ibyo bimenyetso uraza kubimpa nyuma, ariko njyewe ntabwo nkuze ndi mutoya, ariko ndabizi nawe niko biri, ndetse n'ababyeyi bawe n'abasogokuruza bawe. Yego. nta gihe cyabayeho abantu batavuga ngo turi mu minsi y'imperuka. wenda dufatiye ku bisekuru bya hafi ahangaha, bamwe mu bakuze bajya banaduha n'ibihamya bakavuga bati yewe mu myaka iyi n'iyi byari bimeze gutya, twari tuzi ko isi irangiye, ariko imyaka igenda yihirika, bagera ubwo bavuye mu isi nyine bikivugwa turi mu minsi y'imperuka. iyo mvugo ko mbizi ko ari iya kera, uko umwaka utashye undi uhise undi ugataha, bakavuga bati turi mu minsi y'imperuka. ibyo ngibyo bizagarukira hehe? ubundi niba iyo mperuka izaba, ntabwo abantu bazahera muri ubwo buryo bakavuga ati iminsi y'imperuka bigafatwa nk'ibintu biri aho bisanzwe. ahubwo se nshaka kumenya ibimenyetso karundura cyangwa se bya nyuma, ku buryo umuntu azasobanukirwa ati turi mu minsi y'imperuka ahangaha. ibimenyetso nibyo nakubwiye. ibimenyetso ntabwo ndahita mbivuga kano kanya gutya kuko wenda ubimbajije, ariko nabyo ngiye kubigeraho. hari utuntu nshaka ko abantu babanza gusobanukirwa kugira ngo bamenye neza igihe duhagazemo. nababwiye ibihe bigera kuri 3: igihe cy'amahoro, igihe cy'ishyanga ritera irindi shyanga. icyo gihe Yesu yaragihanuye. noneho mbabwira ikindi gihe dusomye hano muri Yesaya mu gice cya 2, noneho aho bahanuye ngo nta shyanga rizongera gutera irindi shyanga. icyo gihe ishyanga ritazatera irindi shyanga hazaba ari ku ngoma ya Antikristo, kuko Bibiliya itubwira ko Antikristo ari we uzazana ubumwe bw'isi, ubumwe bw'amahanga. icyo azaba agamije ni ugukuraho intambara. Antikristo ninde? aherereye hehe? Antikristo ni umwami uzaza akigaragaza nk'Imana, ariko atari Imana, agakora ubumwe bw'isi, akayobora isi, abantu bazi ngo iyobowe n'Imana, ariko iyobowe n'undi utari Imana. ariko isi, ibihugu by'abatuye isi biyobowe n'abantu bakuru b'ibihugu byabo. ihangane gato, nibyo ndi kukubwira. tumaze kubona yuko nk'uko twabibonye hazabanza igihe cy'ishyanga ritera irindi shyanga, cyamara kuvaho hakaza igihe cy'amahoro, ishyanga ntiritere irindi shyanga. muri icyo gihe cy'amahoro Yesaya yarahanuye aravuga ngo muri icyo gihe intare izarisha ubwatsi nk'inka. aravuga ngo isega n'umwana w'intama bizaryama hamwe. uzi icyo yari ashatse kuvuga? yari ashatse kuvuga ngo umukiranutsi n'umunyabyaha ntibazarwana. aricyo gihe duciyemo, aricyo isi imazemo iminsi, kubona isi iri mu mutekano kugeza ku rwego rw'uko n'umunyabyaha w'inkazi n'abanyagitugu baba batakemewe, hakaza ikintu cyitwa demokarasi mu isi. iyo demokarasi igakurikiza ubushake bw'abantu, idakurikiza igitugu. igihe cy'abanyagitugu kikavaho, hakazaho noneho igihe abaturage bahabwa ibyo bashaka, aricyo gihe cya demokarasi. turi mu mahoro, mu yandi magambo. ayo mahoro ari kurangira, ariko nibyo ndi kukubwira. muri icyo gihe cy'amahoro rero nakubwiye ko ari igihe cya Antikristo. hari ibikorwa byakozwemo abantu bakabibona nk'aho ari ibikorwa by'Imana, ariko ari ibikorwa birwanya Imana. ubundi ibihe bya Antikristo navuga ko byatangiye nko mu 1700 gutyo kuzamura kugeza ubu ngubu. mbese uhereye igihe hadukiye ibintu byitwa ikoranabuhanga, igihe abantu bavumburiye amashanyarazi. kuko iyo ukurikiye amateka usanga umuriro w'amashanyarazi bagenekereza ko ushobora kuba waravumbuwe mu 1856. paretse gatoya. none se umuriro w'amashanyarazi akaba ari bwo Antikristo yatangiye? ndakubwira uburyo birimo Antikristo. nibyo dushaka kumenya. yego, ndakubwira uburyo birimo Antikristo. ubundi icyo gihe umuriro w'amashanyarazi umaze kuvumburwa, ariho hagiye havumburwa n'amabateri, hakavumburwa n'umuriro ukomoka ku mirasire y'izuba, n'umuriro ukomoka ku muyaga, ibintu nk'ibyo ngibyo. abantu nibwo batangiye noneho gusa nkaho navuga ngo bakangutse, binjira mu gisekuru gishya cya tekinoloji. uwo muriro w'amashanyarazi uvumburwa, havumbuwe
na computer. Nibwo burya za computer zavumbuwe, njya numva na bavuga amateka ya computer bavuga yuko yavumbuwe muri 822. Yego, urasa ku ntego y'ukuntu ibintu bimeze ngewe nkunyomozi. Nibyo ngiye kukubwira, ndi gushaka kubihera hasi kugira ngo udukurikiye wese iki kiganiro mbese abanza cyumve yumve naho kiri kwerekeza. Ngiye kukubwira uburyo ibihe by'iterambere, kwaduka kw'amashanyarazi n'ikoranabuhanga byaje bisanga ari ingoma ya Antikristo, ariko abantu bakabyita ingoma y'Imana kandi ari ingoma ya Antikristo. Biduhe tumenye byari. Amashanyarazi aradutse. Ubundi mbere yo kwaduka kw'amashanyarazi habanje icyo bita revolution industrielle, kwaduka kw'inganda. Ibintu abantu bakoreshaga amaboko yabo batangira kujya babikoresha amamashini. Ubwo inganda ziba ziradutse, ntabwo tujye mu mateka y'inganda zose. Ako birumvikana nyine ubwo amashanyarazi yabonetse mbere y'inganda. Oya, inganda zabayeho amashanyarazi ataraba. Yego, inganda zabayeho amashanyarazi ataraba zikajya zikora zidakoresha amashanyarazi. Amashanyarazi yaje nyuma rero. Amashanyarazi amaze kuza, abantu bavumbura babanje ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Igikoresho babanje kuvumbura cy'itumanaho ni cyitwa telegram. Telegram cyari mbese navuga ngo yari telefone yo mu gihe cya kera muri za 800. Numva telegram yaravumbuwe muri 830 hari gutyo. Ntabwo ndi kwibuka umwaka, ariko ni muri 1800 muri cyo kinyejana. Telegram rero yakoresha kumenya uburyo Antikristo yaje ihereye muri ibyo. Ndabikwereka mudukurikiye mukurikirane. Yego, barakurikiranye. Iyo Telegram imaze kwaduka cyari igikoresho bakoresha mu kohereza ubutumwa, ariko ubutumwa buri mu buryo bw'amakode cyangwa se ibimenyetso niko babivugaga. Ubutumwa rero bwoherejwe na Telegram bwabaga bwitwa yari telegrafe. Icyo gikoresho ni telegrafe, ariko ubutumwa bwoherejwe na telegrafe bukitwa telegram. Noneho telegram iza gusimburwa n'ikindi gikoresho nacyo cy'ikoranabuhanga. Icyo cyayisimbuye cyitwaga fax machine. Fax nayo yakoreshwa mu kohereza ubutumwa bw'amagambo, ariko ikagira imprimante ku buryo ubutumwa babwohereje ubwemprima ukabusoma. Noneho fax nayo iza gusimburwa n'ikindi gikoresho cy'ikoranabuhanga aricyo cyitwa telefone. Noneho telefone ikoresha amajwi. Urumva habanje telegram ikoresha kode cyangwa ibimenyetso, hakurikiraho fax ikoresha inyandiko, noneho haje telefone none ikoresha iki phonology, amajwi. Umuntu akajya abasha guhamagara undi ari kure. Telefone imaze kwaduka na computer zimaze kwaduka, bagerageje uburyo noneho bahuza bya bindi uko ari bitatu. Bahuza ikintu cyitwa telegraph, bagihuza na fax na telefone. Byose bikajya bikora ari ibikoresho by'ikoranabuhanga. Muri icyo gihe muri za 800 n'ubundi bavumbura ikintu cyitwa wireless. Wireless bwo ni uburyo bwo kohereza amajwi, cyangwa se navuga ngo wireless yatangiye ari ikoranabuhanga ry'amaradiyo, radiyo izi ngizi ducuranga. Ibyo bitaga radio waves. Ubwo bagakoresha frequences za radio mwitumanaho. Ibyo rero bivuyeho bamaze kuvumbura computer uko zagiye zidevelopa, havumburwa mirindi koranabuhanga. Noneho urumva telefone hamagara indi telefone. Noneho muri computer bashaka uburyo bazajya bahuza computer n'indi computer, kugira ngo computer rero ikomunikane n'indi computer. Kubihuza kwabyo byitwa internet. Yego, itumanaho cyangwa se ubutumwa bwoherejwe muri uko guhuza computer n'indi computer bukitwa email. Yego, barakomeza baradevelopa barazamuka. Ubundi telefone za mbere ntabwo zajyagamo simukadi zari zitarabaho, kuko bavuga yuko umuntu wahanze simukadi bwa mbere, ndumva simukadi ya mbere yabayeho muri 91. Muri 90 urumva hashize imyaka mikeya nibwo telefone zatangiye kujyamo simukadi, ariko mbere nta simukadi zabagamo. Barakomeza rero barazamuka, ubwo tumaze kubona ko yego ubwo buryo bwo guhuza za computer nabwo bwitwa internet, murandasi. Ubutumwa bwoherejwe bwitwa email. Noneho haza kwaduka ikindi bita ngo ni world wide web.
wa reka tuvuge niko abantu benshi babivuga. Noneho ubwo buryo nabwo buravumburwa, noneho haza n'icyitwa website. ubwo ngendaho ntegereje kumenya ngo antikristo yaje muri ibyo waheye muri fondasiyo mu mizi. Ndi guhera mu mizi, yego, ariko ngiye kukubwira none antikristo burya birimo uko iryo koranabuhanga ryagendaga ryaduka. Uko bizi ubu ngubu muri engineering za computer bageze kuri generation ya 5 yo bita 5G. Urabizi noneho uko iryo koranabuhanga ryadukaga niko ryagendaga ryinjira no mu bintu bijyanye n'imibereho ya muntu. Haduka ikoranabuhanga ryo kubaga umuntu. Muri icyo gihe bavumbura ikintu bita DNA, ADN cyangwa se niba uturemangingo fatizo ndangasano, simbizi ukuntu babyita bya muntu. Bavumbura n'icyo bita groupe sange, groupe z'amaraso y'umuntu. Urumva ko n'umuntu ikoranabuhanga riri kuza, ariko n'umuntu bari kumwiga. Ndi kukwereka ibi bintu ahantu biri rero. Uko bagendaga bavumbura ikoranabuhanga ni nako bigaga umuntu. Tubonye babanje kwiga umuntu, bavumbuye ubwoko bw'amaraso bw'umuntu. Ibyo bintu mu binyejana byabanje ntibyabagaho. Ndi kugira ngo nkwereke iminsi ya antikristo. Ubwoko bw'amaraso y'umuntu bubayeho, bamaze kubuvumbura bamenya ko hari abantu bahuje amaraso n'abandi. Wemera yuko hazabaho urubanza rumeze rw'Imana, ngo Imana izaca urubanza, niko tubisoma. None Imana nica urubanza, izarucira abantu banga si umuntu ku giti cye. None niba barankuyemo impyiko bakayiha wowe ukajya mu ijuru ufite impyiko yanjye, njyewe nkagikuzimu naraguhaye impyiko, ubwo urwo rubanza ruzashoboka? Rudashoboka. Abantu bahana ingingo n'abandi. Hari ibintu rero gutabarana se ko n'ugutabarana nyine we ni kubyita, ariko ubundi ntabwo ari ugutabarana, nukubigenza nukuvanga. Hari ibintu byadutse. None se umwe yahaye urugingo mugenzi we cyangwa akamuha amaraso, ubwo ni ukuvuga ngo wa wundi utanze amaraso uyakiye ababaye wa wundi uyamuhaye, uyakiriye ababaye uyamuhaye amaraso. Se ni iki Bibiliya ivuga ko amaraso ari iki? Bibiliya ivuga ko amaraso ari ubugingo. Ubugingo bw'umuntu buba mu maraso. Ninguha amaraso ndaba nguhaye ubugingo. Yego, kugira ngo uramenye nyine umutabaruwe. Noneho tuvuye ku rwego rwo kumenya amaraso, groupe z'amaraso y'abantu. Tugeze ku rwego rwo kumenya uturemangingo fatizo nk'uko babivugaga. Abakurikiza imyemerere babihuze n'ikintu bita ubupfumu. Iyo umupfumu ngo agiye kuroga, ikintu akurikiza igisekuru cy'uwagiye kugira gute kuroga. Bishatse banga abapfumu bafite uburyo bwo gutrakinga igisekuru cya runaka, mbese bagendeye kubo bahuje iki isano y'amaraso. Tekinoloji nayo yadukanye ikintu cyitwa DNA, ku buryo dushobora kugutrakinga tukamenya sogokuruza wawe wo mu myaka 200 ishize. Umva hano bihuriye n'ubupfumu. Umupfumu ajya kukuroga agahamagara sogokuruza wawe mu myaka 200 ishize, kuko yakurikiranye igisekuru cyawe. None na tekinoloji nayo ubuvuzi bw'iki gihe nabwo buratracking igisekuru bakoreshe DNA, bamenya aho ukomoka. Ibyo bintu ntabwo biri kungana. Tubiveho gatoya. Ntabwo ndabyo. Yego, ntabwo urabyumva ariko uraza kubyumva. Tubivuyeho gatoya, ubwo kumenya amaraso bivuyeho no guhana ingingo bivuyeho, tugeze ku rundi rwego noneho. Ubyumve neza, rugo gufata umuntu ko aremwe tukamubaga tukamuhindurira igitsina. Buretse gato tutaragera aho ngaho. Yego. Watangiye abadukurikiye murabe mwakurikiye, watangiye utubwira ngo uburyo umuntu yagiye yidevelopa mu buhanga, akamenya nyine ibintu n'ibindi, agahera kuri bikeya bikarangira ageze ku bintu byinshi. Uti harimo icyo twakwita antikristo. Ubundi iri kuri misiyo yihe? Antikristo ubundi misiyo ya antikristo ni ukudevelopa umubiri w'umuntu. Yego, ari nayo mpamvu ubwo n'ubushakashatsi bwinshi bakora babukorera ku mubiri w'umuntu. Hari icyo bashaka ko umuntu abake. Hari igihe ari umubiri ariko atari mu bitekerereze wenda. Nyine iyo watatse umubiri burya n'imitekerereze urayataka. Nibyo nari ndimo nkubaza. Yego. Wemera ko
ari iterambere, ibyo byose ibyagiye bigerwaho byose ari iterambere kandi ari uguhindura imibereho ku rwego yari iri hasi ikajya hejuru mu kuba myiza. Nemera ko ari iterambere mu bana b'abantu ariko ari isubira inyuma mu buryo bw'umwuka. Ese reka nkubaza aho ngaho, mbonye impamvu abantu batubwira ati uyu muntu yego, niba utari kwemera ko ririya ari iterambere, urugero rwa hafi ni ukuvuga ngo kera nta muriro wabagaho, nta mashanyarazi yabagaho, umuntu yagize igitekerezo cyangwa se Imana ibimufashijemo imuha igitekerezo, aratekereza abona uburyo ki yabona umuriro w'amashanyarazi uzajya umufasha nijoro kugira ngo nyine atagira ibyo yangiza cyangwa se nawe ubuzima bwe bukajya mu kaga nijoro. Ikindi bigatuma anatera imbere mu buryo nyine bw'ubumenyi mu gukora ibintu runaka nyine yifashishije ibyaremwe. Aho ngaho nta byiza birimo. Ubundi se mu buzima busanzwe umuntu ntabwo yifashisha ibyaremwe. Kwifashisha ibyaremwe ubwabyo si kibi, ahubwo icyo ndi kuvuga byataka umuntu bite. Aho ngaho rero kugira ngo mbyemere, sibyo, wivuga ngo ibyagezweho byose cyangwa se ibyo abantu bagiye bageraho ni ibiryo biri uri ku ruhande rwa negative gusa. Ahubwo uvuga uti byagezweho, dore ukuntu ugiye kugusubiza, ufite uruhande rw'ibyiza, ngiye kugusubiza muri uruhande rw'ibibi wenda, ariko ntufate ibyagezweho byose ngo bigire negative. Ndagusubiza muri ubu buryo. Ubundi ikintu kiba negative ryari kwande kurinde, ikintu kiri positive ku muntu inshuro nyinshi kiba kiri negative ku Mana. Uko abantu badevelopa imibereho yabo niko bajya kure y'Imana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu. Nakubwiye ngo antikristo, ubundi mu by'ukuri antikristo intego ye ntabwo antikristo agamije kugira ngo ahungabanye imibereho y'abantu, agamije kudevelopa imibereho y'abantu. Ariko uko kudevelopa imibereho y'abantu niko kwitwa burya kurwanya Imana. Dufata urugero nko none se Imana ishaka ko abantu bahera ku mitekerezo yo hasi ntacyo biyungura. Imana yavuze ati Imana yaremye umuntu imuha n'ubwenge bwo gutekereza byamugirira akamaro, sibyo? Rero ntago numva ahantu ikibi kiri. None se ubwo bwenge umuntu abukura he? Reka nguhe urugero ruratuma ubyumva n'abadukurikiye bakabyumva. Wasomye inkuru y'abantu bo mu itangiriro bari bayoboye n'umugabo witwa Nimurodi, bagiye kubaka umunara wa Babeli. Yego, kubaka umunara wa Babeli ukurikije uko abantu tubyumva buriya cyari ikintu kibi. Cyari cyiza, yari uburyo bwo kugira ngo birwaneho next umwuzure niwongera kuza bazabe bari safe nyine. Urakoze cyane. Kuki Imana yabarwanyije kandi ikintu bakoze cyari cyiza? Kuki Imana yabarwanyije? Kuko kubaka umunara ubwawo nuko bo aho ngaho bari bawubatse nyine, urebye ni nkaho mu yandi magambo wenda ni nkaho bari bawugize ikigirwamana cyabo, bakavuga ati nyine bakirengagiza wenda imbaraga ziyabatabaye uwo mwuzure, noneho bigatuma bavuga bati uriya mwuzure ahari kuba wenda twebwe twarawurokotse ni imbaraga zacu twakoresheje kugira ngo twubake inkuge. Wenda ndakeka ari uko byari bimeze. Urakoze cyane. Cyo nari nshatse kukwereka, iyo abantu bafashe umwanzuro wo kudevelopa, wibuka ijambo natangiye ndi kukubwira ahantu Yesu yavuze ngo ntabwo naje kuzana amahoro mu isi. Niba Yesu ataraje kuzana amahoro mu isi, ubwuzana amahoro mu isi ninde? Kuko wowe uri kubyita ko ayo mahoro ari amahoro y'Imana. Kandi Yesu ubwe arareka aravuga ati rwose mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Bishatse kuvuga ngo amahoro y'isi si yo Yesu atanga. Ari no gusezera kubigishwa be yarababwiye ngo mbasigiye amahoro yanjye, ngo ariko ntabwo mbaha amahoro nk'ay'abisi batanga. Bishatse kuvuga ngo hari amahoro Yesu atanga ariko atari amahoro y'isi. Iyo aza kuba atanga amahoro y'isi ntabwo yari kubwira abigishwa be ngo kunkurikira bisaba kwikorera umusaraba ugaca mu nzira iruhije. Gukurikira Yesu ni inzira iruhije, kandi inzira iruhije bisobanuye ngo ni inzira itari y'amahoro y'isi.
rero uzana amahoro y'isi nibyo nakubwiye aba ari antikristo. Uko adevelopa umubiri cyane niko umwuka wera usubizwa inyuma. Uko gusubiza inyuma umwuka wera rero nibyo bita kurwanya Imana. Aricyo gituma ubona abantu b'iki gihe nk'uko nabikubwiye igihe turimo, ni igihe usanga kubaha Imana kudahari n'ubwo iterambere twari. None se ubuhanga buva hehe? Ubuhanga buva wenda muri Bibiliya avuga ngo ubuhanga buzagwira, ubwenge buzagwira. Buriya bwenge umuntu agira, wenda agakora indege, agakora n'ibiki n'ibindi bintu, wenda ibibundi biki. Buriya bwenge buva hehe? Utanze urugero rwiza ari rwo nanjye ngiye kukubazaho n'abadukurikiye batubwira. Buriya umuntu ukora igisasu cya kirimbuzi, ubwo bwenge buva kuri nde? Kuri Yesu? Buva ku Mana, birumvikana. Yesu umuntu ubushobozi bwo gukora iki kibombe cya kirimbuzi akagitera ahantu mu mujyi akarimbura abantu. Noneho niba ari uko nguko bimeze, ubwo no kuroga nabwo ni Yesu bitanga. Si ubwenge se bwo? Nabwo ni ubwenge. Ubwenge bwose ni ubwenge, ariko ntabwo ariko bwose bushyigikiwe n'Imana. Icyo kintu tucyumvikane. Reka urugero rworoshye. Umuntu wakoze igisasu cya kirimbuzi cyarimbura umujyi wa Musanze wose, n'umurozi cyangwa se umupfumu ukubitisha abantu inkuba, batandukaniye hehe? Bose ni abanyabwenge. Bose ni abanyabwenge, kandi ubwenge bwabo ni ubwenge bwo kurimbura. Siko bimeze se? Rega Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha umwe arimbura ibyiza byinshi. Buriya umuntu uzabona asenya inshuro nyinshi ntabwo asenya kubera yuko ari Imana imubwiye ngo senya, cyangwa akora ibi ngibi, ikora ibi ngibi. Wenda aho ngaho ikintu nakwemeranya nawe, ubwenge bwose buva ku Mana. Aho uvuga uti wenda abantu buriya ushobora guhabwa ibintu bakakubwira tuzabigenzure ubibyaza ibindi byiza, ubwo ukabyica ukabizambya, ahubwo ugasanga nyine urabyangije, cyangwa se uhisemo kwitekereza uvuga uti ibi bintu bampaye reka nikorere biriya. Yego. Ariko si ukuvuga ko ubwenge abantu bose bakoresha, si ukuvuga ko aba ari ubw'ibibi gusa. Nanjye ntabwo navuze ngo ubwenge abantu bose bakoresha n'ubw'ibibi gusa. Njye ndi kukubwira kwaduka kwa antikristo n'imikorere ya antikristo n'ibyo dushima ngo ni iby'Imana ariko atari iby'Imana. Reka nguhe urugero, ubwo uransubiza n'abadukurikiye nabo baraza kunsubiza. Mu bihe byashize nko mu myaka 300 ishize, ninde wabashaga kureba mu nda y'umugore utwite ngo amenye umwana atwite n'igitsina cye atari umuhanuzi cyangwa umupfumu? Byarashobokaga? Ntabwo byashobokaga. Ariko muri iki gihe noneho hariho imashini banyuzamo umugore utwite bakareba mu nda bakamubwira ngo utwite umuhungu. Ntizihari? Ngaho abahanuzi noneho nibambwira. Si iterambere ry'ibyiza. Nyine ngiye kuguha urugero. Abahanuzi nibo ngiye kubaza rero badukurikiye cyangwa abajya guhanuza. Ko mwajyaga guhanuza ngo mwicare Imana ibabwire niba uzabyara neza n'umwana utwite ukuntu ameze n'igitsina cy'umwana utwite. Ukicara imbere y'umuhanuzi akakubwira ati wa mugore we utwite umwana w'umuhungu. None umwana w'umuntu nawe akaba yaradevelopye machine arakunyuzamo akakubwira ati utwite umuhungu. Iyi mashini n'umwuka w'umuhanuzi bitandukanye gute? Bitaniye. Ni bimwe si bimwe. Ariko nibivuze ko abantu bose batwite bajyaga kubahanuza. Ntabwo nanjye ariko mvuze ko ari bose, mvuze iyo byabaga ngombwa ko utwite ajya ku muhanuzi. Arijya muhanuraga akamubwira ati utwite umuhungu cyangwa utwite umukobwa. Ntabwo bizi ko byabagaho. N'iki gihe rero hari imashini noneho zibivuga zakozwe n'ukuboko k'umwana w'umuntu. Nanjye ndi kubaza ngo ko twazanye imashini zireba mu nda y'umugore utwite, aba bahanuzi banyu bazongera kuvuga iki? Ni ukuvuga ko ziriya mashini cyangwa se ubwenge burwanya abakozi b'Imana cyangwa se umurimo w'Imana. Hita utekereza aho ngaho. Kubera iki hariho imashini ireba mu nda hakabaho n'umuhanuzi ureba mu nda? Ibyo bakora ni bimwe. Umwe abikora ari umuntu, ikindi kikabikora ari imashini. Ngaho mbwira aho umuhanuzi n'imashini batandukaniye. Bari mbiri.
bari mbiri. Aha, none igihe kizagera rero wa muhanuzi tumubwiye ati ceceka dukoresha imashini. Nyine imashini siko bimeze se? Niba umuhanuzi azamarana n'uwo mugore ari kumubwira uko bimeze, bakamarana mubwira uko bimeze, wenda bakamarana nk'amasaha nk'abiri, imashini icyo gihe ukumva izaba imaze gukorera benshi, imaze kubabwira uko bihagaze. Undi akiri gupipiza ati reka ndebe njya mbyumva ari kuvuga ngo reka nkurure rezo yawe mbabarire ntabwo mbibasiye, ariko narindi kubereka ko kuntu hari imbaraga zadutse ziza zimeze nk'izihanganye n'umwuka w'Imana neza. Wenda dufate mu bintu byashize, ariko wenda twere kubyibandaho cyane kuko aho ngaho ingero birumvikana haza nyinshi, ariko si ukuvuga ko zose zizana ibintu bitari byiza ku muntu mu bijyanye na mwuka cyangwa n'imyemerere. Akandi kantu naringiye kukubwira, uravuze ngo ingero zaba nyinshi, ariko reka nkubwira kandi nako n'abadukurikiye nabo baze kugatekerezaho. Urabizi yuko hari machine bita polygraphe iriya bashyira ku muntu wenda bari nko mwiperereza, bakayimushyira ku kuboko kugira ngo igenzure niba ibyo ari kuvuga ari ukuri cyangwa ari ibinyoma. Polygraphe mbese kugira ngo utaza kubeshya. Nihari noneho tuvuye ku rwego rwa mashine ya polygraphe bashyira ku muntu ngo bagenzure ibyo avuga niba ari ukuri, tuyihuze n'ikintu cyitwa umwuka w'uburondozi. Hari umuhanuzi uri bwicare imbere akakurondora, akakubwira ati aha aho ngaho urabeshye ntabwo uvugishije ukuri. Hari na mashine nayo baragushyiraho ukavuga bati ati urabeshye. None uyu murondozi n'iyi mashini ya polygraphe batandukanye gute? nta tandukaniro ririmo kubera ko baravuga byose ibintu bimwe. Bibiliya irongera ikatubwira ngo Uwiteka ni urondora umutima w'umuntu akamenya ibyo atekereza, ko Bibiliya itubwira. None tubonye mashine ya polygraph bagushyiraho bakamenya urwego rw'imitekerereze yawe niba wabeshye cyangwa wavuze ukuri. Sinzi niba ira mashini ibintu ikora byizewe 100%, ariko urabizi kwihari. None se aho ngaho bita nkubaza nti wenda abantu bateye imbere mu bijyanye n'ubuhanga, ariko hari ikintu tutari twemeranyaho utari wanyemerera neza. Ubwenge bwose wemera ko buturuka ku Mana? Ubwenge bwose buturuka ku Mana, niko bimeze. Ariko nubwo buturuka ku Mana n'ibintu byose koko ni ibyaremwe n'Imana, ariko hari ibintu Imana ubwayo yafashe umwanzuro wo gushyira ku ruhande. N'ubupfumu burabuturuka ku Mana, ariko Imana ubwayo yahisemo kubitesha agaciro. Nubwo n'abadayimoni nabo bakomoka ku Mana, ariko Imana ndetse n'umuntu nawe ugakomoka kuki ku Mana, ariko tujya dukora ibintu Imana ikavuga ngo sinshaka ko mukora ibi ni mukora ibi. Ntubiseka ariko bimeze. Icyo tugendeye kuri ibyo ngibyo wemera ko ibintu wakomeje kuvuga ku mamashini kenshi, ku mamashini ashobora kuba afite ubwenge azana ibisubizo vuba cyane kurusha n'uwayikoze uwo ari we. Wemera ko biriya bintu ari iterambere, ari ibintu bishyira umuntu nyine byoroshya ubuzima bw'umuntu kugira ngo nyine agere ku byo ashaka? Biriya bintu ahubwo nibyo bizanye ubuhenebere mu isi, ni nabyo bigiye kuzana kurimbuka muri iyi si. Iri koranabuhanga nyine, izi kamera twicaye imbere. None se izino kamera nizo zifite icyaha cyangwa icyaha gifite uwazikoze? Kamera sigira icyaha irarwana. Ahubwo ndi kukubwira uwabikoze n'intego yaragamije kubikoresha. Urugero wakomeje kutubwira antikristo, mission ya antikristo. Yego. Twari tugeze aho tubwira ngo basigaye babaga umuntu ngo bifashishije ngo imashini. Yewe basigaye bare mu muntu bitandukanye, cyo bita plastic surgery, ku buryo utabona n'igikomere. Oya usibye n'ibyo ku buryo utabona n'igikomere, wibuke ko noneho hari n'abantu bari kwihinduza igitsina. Nkaba naravutse ndi umugabo nkagenda nkajya muri mashine bagacishamo bakabaga bagakubita amabere amabuno, nuko umuntu bakamuhindura umugore yaravutse ari umugabo.
si ikoranabuhanga ribizanye se none se ritaraza byabagaho ntabwo byabagaho nyine ntabwo byabagaho ariko ni ukuvuga ngo wakomeje kuvuga ngo kamera iki cyangwa se n'ibindi bikoresho byorohereza abantu nyine yego ni ukuvuga ngo hano niba twicaye hano uri kuvuga ubutumwa iki gikoresho ntago kiri ku ruhande rwa negative kiri kugira ngo uspreading ubutumwa yego birumvikana reka nguhe urugero uvuga uti wenda niba wowe uri kuyikoresha gutya urimo uvuga ubutumwa hari abandi bari kuyikoresha bakora ibindi bihabanye no gushaka kuwiteka reka nguhe urugero rworoshye uri buze kumva igiti ubwabyo ari igiti gihagaze hariya hari icyaha kigira oya nta cyaha ariko umuntu afata igiti akakibaza agakoramo ubuhiri akabukubita mugenzi we none buriya buhiri bwacumuye wacumuye n'uwamukubise cyangwa n'ubuhiri bwacumuye nyiri kubikora ni nyiri kubikora icyo nari nshatse kukubwira rero nanjye iyo mvuga ntabwo mvuga igikoresho nk'igikoresho ubwacyo nkivuga mu ngaruka kigira mu mibereho y'abantu ku buryo kiza n'ubukana cyangwa se giha umuntu ubushobozi atakagombye kuba yagize akarengera kandi ubwo bushobozi atakabugize urugero nk'igisasu cya kirimbuzi hari umuntu uba wicaye hano yifuza kwica abantu bose bari mu mujyi ubwo bushobozi rero araza kubuhabwa na cya gisasu cyakozwe iyo kidakorwa ntabwo yari kwicara ngo akijugunye mu mujyi abarimbure ariko uwagikoze yamuhaye iki ubushobozi nicyo Satani akora ubwo Satani we afata ibyo umuntu yakabaye akora bizana ibyiza ahubwo bagahita byongerera ubukana urugero bikaba ibibi ibuye se si ryaremwe n'Imana none se Satani ntakubwira ngo fata ibuye uri kubita umuntu umumena umutwe yego nuko rero Satani afashe ibuye ryaremwe n'Imana arikoresha mu migambi ye na Antikristo icyazaza ntabwo ari uzaza kurema ibintu bidasanzwe biriho ahubwo azafata ibiriho abidevelop ukundi kuntu mu buryo bizatuma abanyabyaha babona uburyo bushya bwo gukora ibyaha butandukanye n'uburyo bwari buriho ibi byose turi kuvuga ubundi mu ncamake yabyo ni imigambi ya Satani nubwo twe tubyita iterambere ni operasiyo satanike nyine Satani we yakoze operasiyo mu minsi y'imperuka kandi nk'uko tubizi na Bibiliya irabivuga ngo iminsi y'imperuka Satani azakoresha umujinya uruta uwo yakoreshaga nibyo biherero duhagazemo ubu ngubu kandi kantu natanga nk'urugero wenda turi kubisoza muzi neza yuko ikintu cyitwa wenda ubu ngubu muri iki gihe hariho ikoranabuhanga ryo kuba wavugana n'umuntu uri muri Amerika mukavugana muri mu Rwanda muri kurebana kandi siko bimeze se ubwo buryo uvugana n'umuntu uri muri Amerika mukavugana muri kurebana wibuke yuko byabanje kera ari ikoranabuhanga rifitwe n'abakecuru n'abasaza b'abapfumu aho wajyaga gushikisha umuntu ari muri Uganda bakamushika bakamukwereka mwibase uri kumureba cyangwa se niko numva ngo babireberaga mwibase yego ukareba umuntu mwibase gutya ukamwitegereza wenda ari muri Uganda ariko ukamurebera mwibase none abazungu bo reka mvuga abazungu bakunda kubyitirira abazungu nibo badevelopye ikoranabuhanga ryo kuvugana n'umuntu murebana ari ahangaha nawe uri kure cyangwa se ari kure wowe uri ahangaha ibyo byose bigenda bitwereka ko ikoranabuhanga hari ahantu hamwe na hamwe rihurira n'ibintu byenda kumera n'umwuka w'ubuhanuzi cyangwa se umwuka w'ubupfumu Imana iturengere icyo nifurije ubwoko bw'Imana Imana ibagirire neza igihe turimo nk'uko mbivuze ni igihe Antikristo nyine yamaze kwigarurira isi no gutegeka isi ariko aho hantu ntago nyuzwe neza ni ukuvuga ngo wenda tuje nko kuri leta yego kuri leta zigiye zitandukanye urebye imiyoborere cyangwa se defense umutekano wabo ni ubwenge kuba bafite intwaro ni ubwenge baba nyine bwavumbuwe bubaha kugira ngo bubake umutekano wabo ukomeye uhamye ubwo bwenge bavumbuye rero nibwo bubarimbuye nibwo bamaze wowe uvuze ko ari ubwenge bavumbuye rega buriya bwenge mu byemere n'ubwenge bwa gipfumu nabikubwiye nti umuntu wicara agakora bombe atomike agakora igisasu cya kirimbuzi akakijugunya akarimbura umujyi wose
arutwa n'umupfumu ufite inkuba. Wenda umupfumu ukubitisha abantu inkuba we akubita 2 cyangwa 3, ariko undi akora igisasu akarimbura isi yose. Ndavuga ngo ni isi yose. Rero ubwo bwenge ibihugu bibikoresha nyine nko kurinda umutekano wabo, no kurinda umutekano nk'uko n'umupfumu nabikoresha ari kurinda umutekano. Niba ibyo bihugu nta cyaha bifite, ubwo n'umupfumu nawe nta cyaha afite, kuko niba wirinda ukirindisha igisasu cya kirimbuzi ukavuga ngo nta cyaha mfite, ubwo n'umupfumu nawe wirindisha inkuba nawe nta cyaha afite. Niko bimeze. Niba utega mine mu butaka ukavuga ati ibaca amaguru, ukavuga ati nta cyaha nakoze, tibara abanzi b'igihugu, undi nawe agatega ibitegano niba ari amahembe niba ari ibiki akavuga ati runaka bimuca amaguru, ari umupfumu. Wowe wateze mine n'umupfumu wateze amahembe muri bamwe. Nge niko bibona. Ari byo biri kuba muri iyi si. Reka mbaha amakuru y'ibintu biri muri iyi si. Ubundi leta ubwazo ziri gutsindwa. Igihe turi kwerekezamo ubu isi iri kwerekeza muri generation y'ibihe by'intambara. kandi watubwiye ati mu minsi y'imperuka. Iyo minsi y'imperuka nakubwiye ko byabanje amahanga atera andi mahanga, bivaho haza amahoro y'amahanga, ngo ndetse intwaro zabo bazicuramo amasuka, niko twasomye. Icyo kinyejana rero cy'amahoro twasanze ngo igihe bazabavuga ngo amahoro ngo nibwo imperuka izabatungura, kizarangira systeme yabo isenyuke, bongere bajye mu mivurungano yabo bundi bushya. Muri iyo mivurungano ya kabiri bazabagiyemo niho Kristo azabonekera, ariyo mivurungano turi kwinjizamo. Niyo mpamvu uri kumva amahanga yose mu isi ari mu midugararo. Inyanja y'isi imeze nk'aho irimo imiraba, kandi niko Yesu yahanuye. Yaravuze ngo muri icyo gihe ngo amahanga azagushwa igihumure no kumva guhorera kw'inyanja. Guhorera kw'inyanja rero ntabwo ari inyanja nyanyanja, ahubwo ni urusaku rw'amahanga yose azaba ajagaraye. Iyo Imana igiye kuza mu isi, isi irikanga. Ubu turi mu gihe cyo kwikanga ku isi, kuko imirindi y'Imana yatangiye kumvikana ko Imana igiye kuza. Buri wese ari kuvuga ati isi irarangiye. Yego, ibyo ni ibintu twatangiye tuvuga ati kuva na kera barabivugaga. Intambara zanahozeho. Ariko ngiye kugusomera utuntu dukeya hano hantu tw'amakuru nagerageje kwegeranya, kugira ngo mumenye ko systeme leta z'isi zubatse yabananiye kuyigenzura. Iyo systeme yarabananiye. Mbese systeme ya antikristo ibyo yashakaga kugeraho ntibyakunze. Nubwo yageze no ku rwego rwo kwinjira mu mutwe w'umuntu. Urabizi muri iyi minsi inkuru y'aramugabo bita Elon Musk wari kuvuga ngo ari gushaka gushyira mu bwonko bw'umuntu akuma kazajya gatuma umuntu ayobora imashini atiriwe akora. Ko ni iterambere nyine kugira ngo ibintu bya stress bigabanyuke nyine. Ahubwo niho stress zigiye kuza. Hari umugabo w'umwongereza wavuze ngo doing nothing is very hard. Ngo you never know when you are finished. Kubaho udafite ikintu uri gukora ngo birakomeye cyane, ngo ntabwo ujye umenya igihe uzarangiriza kubaho udafite ikintu ukora. Muri make abantu bo bari gushaka ikintu cyoroshya ubuzima, ariko uko boroshya ubuzima niko barushaho gupfa. Buriya antikristo irimo aho gute? Antikristo irimo muri ibyo ngibyo. None se niba umuntu avuze ati okay ngewe bitewe na stress n'akazi kenshi nifitiye, gutekereza cyane bisigaye bingora, sibyo? Reka imashini ntekereza. Imashini bimfashemo cyakire. Bagushyira kuma mu mutwe uzajya utekereza ati reka mpamagare runaka, ubwo telefone ihita isona, utekereza ati ariko wampereza kari gakombe, imashini kakuhereze, ubwo uzagira ngo uzabukire umuntu. Bimeze gutyo. None se icyo gihe uzaba wabigenje ute? Umuntu aba yapfuye. Ikibazo no kuzabikorera abandi, wenda ukabikora mu buryo buri negativu, wenda kugira ngo ubikore mu nyungu zawe, ariko wari kubyikorera ubushake bwawe. Ndakeka ibyo bintu bya binahenze. Uzabaze abantu abahanga mu bazi imibereho myiza y'umubiri w'umuntu, bavuga ko kugira ngo umubiri w'umuntu ukore neza bisaba kuba umuntu akora imirimo y'amaboko. Muri iki gihe hariho indwara nyinshi zaduka zitewe n'uko abantu batagira imirimo y'amaboko bakora.
indwara z'imivuduko, ibidiyabete n'ibiki byose. Iyo umuntu akoresha imbaraga z'umubiri, agaterura igiti, agaterura ibuye, agaterura intebe, icyo gihe niho ubuzima bwe bukomeza kuba buzima. Abantu bari hasi nyine, oya ukita akaba ari hasi, ariko niko gatuma baba bazima. Ni nacyo gituma rero abo bantu inshuro nyinshi bakora imirimo isa nkaho ibavunnyemo gakeya, niba usanga bafite amagara mazima. Tugaruke kuri Elon Musk. Yego, uriya mugabo ni ibintu yagezeho wavuga bishimishije, byiza, bigiye kugeza isi ahandi hantu. Uriya mugabo umufata mu ruhe ruhande? Uriya mugabo mufata mu ruhande rw'abasazi. Kuva isi yaremwa, kandi bazagufunga. Bazamfunga, sindi mfunga ko nari muri Amerika naho nabayo. Kandi none uza ngo kuva isi yaremwa nta musazi wari wavuka unganya ibisazi na Elon Musk. Mu basazi bose babaye ku cyumwita umusa, ahubwo uvuga ati nta muhanga wigeze ubaho nka buriya. Nibwo bita ubuhanga. Nibwo bita ubuhanga, gufata umuntu ukamushyira mu imashini mu mutwe ngo nuko ngo kajya atekereza imashini igakora. Ubundi hari ikintu abanyabwenge bo mu isi, Bibiliya iravuga ngo ubwenge bw'isi ni ubupfu ku Mana. Kuba ari ubupfu ku Mana bisobanuye ngo ibyo abantu bavumbura babyita ubwenge, Imana ibiri kubona ari ubupfu. Reka nguhe urugero rw'ubushakashatsi bwakozwe. Wari uzi ko ubushakashatsi bwagaragaje ko inshuro nyinshi umuntu ugenda mu binyabiziga agira umujinya cyane kurusha umuntu ugenda n'amaguru? Niba buri munsi cyangwa ugenda n'amaguru ni wakagize umujinya. Reka da, ndakubwira impamvu. Ariyo mpamvu uzasanga ikinyejana turimo kirimo abantu benshi biyahura kuruta uko byahoze mu gihe cya kera. Ubu ngubu iyo umuntu agenda n'amaguru, muri we hiremamo ikintu cyitwa kumenya kwihanganira ibihe no kumenya gutegereza. Naho iyo umuntu wenda niba buri munsi uva mu rugo uteze moto, ukava hano uteze moto iminota 5 ukabugeze, wenda uvuye hano ugeze mu Byangabo, buri munsi muri wowe hiremamo ikintu cyitwa umuvuduko no gukora ibintu mu buryo bwihuse. Uko gukora ibintu mu buryo bwihuse rero kibyara ikindi kintu cyitwa guhubuka, aricyo kizatuma uzasanga bene abo bantu ngo barakara vuba kuruta uko umuntu ugenda n'amaguru yarakara vuba. Kuko ugenda n'amaguru abazi ko agomba kugenda intambwe ku ntambwe, naho wa wundi ugenda n'ibinyabiziga abazi ko nyine ari ukuvuduka. Ibyo bintu wari uzi ko ariko bimeze muri iki gihe? Nuko nguko bimeze. Ari nayo mpamvu uzasanga abantu bafite stress nyinshi n'umujinya mwinshi ndetse no kwiyahura bahubutse. Ibintu bitigeze bibaho mu binyejana byashize. Byatewe n'iki rero? Byatewe nyine n'icyo kintu cyitwa umuvuduko, kuvuduka. Nuriya wakoze mashine yo gushyira mu mutwe w'umuntu ngo umuntu azajya akora ibi ngibi, amaherezo aho abantu bazahinguka mu kuba ibidebire. Kuko umuntu muzima ni umuntu ukoresha amaboko, agakoresha amaguru. Ntuzi ko kwicara umwanya munini udahagurutse hamwe bishobora kukuzanira ibinya mu maguru? Urabizi ko bishoboka. Niba rero uzi neza ko bishoboka ibyo ngibyo, menya ngo igihe uzaba uringagari yicaye gutya utekereza ngo kari agakombe n'ikaze kakaza, uti iriya ntebe nayigeraho gute, intebe ikaza, icyo gihe wowe uzaba uri debile, ntabwo uzaba ukiri umuntu. Kuko umuntu muzima n'urambura amaboko. Wenda reka nari maze kukubwira ko tugiye kureba gahunda mpuzamahanga, none tukareba n'ukuntu izo gahunda mpuzamahanga nazo zanapfuye zabananiye. Twabonye mbere na mbere ko bari bafite gahunda yo kugabanya umubare w'abantu bapfa mu rwego mpuzamahanga. Gahunda ya kabiri nabashije kwandika hano, bari umuryango mpuzamahanga cyangwa se ibihugu byose byo mu isi byari bihuriye kuri gahunda yitwa kumaraho inzara n'intambara mu isi. Iyo nayo n'indi gahunda ibihugu byo mu isi byari bifite. Noneho gahunda ya gatatu ni ugukuraho imipaka. Gukuraho imipaka navuga ngo ibihugu bikaba nk'aho ari bimwe, umuntu akaba yakambuka avana ajya Uganda batamusabye ibindi byangombwa, mbese bagasa nk'abakoze isoko mpuzamahanga bakuyeho imipaka. Ikindi cyari kiri muri gahunda ni ugushyiraho idini rimwe. Buriya hariho ikintu cyitwa gahunda yo gushyiraho idini rimwe mu rwego rw'isi n'isoko rimwe, mbese isi kamera nk'aho ari umudugudu. Izo gahunda zose rero zarabananiye. Mbere na mbere twabonyeho gahunda yo kugabanya umubare w'abapfa.
iyo gahunda yabananiye gute? ubwo si iryo dini ryaba ari nk'iri idini rimwe ni idini abantu bose bahuriyemo, ririmo Nyabingi na Ryangombe, ririmo Ibitega n'Amahembe, ririmo n'Abapende n'Abagorozi, abantu mbese amadini yose uzi bakahurira ahantu hamwe kikitwa idini rimwe, bagasengera umunsi umwe. Yego. gusa ryaba riyobowe nande? Ryaba riyobowe nande? Rishobora kuyoborwa n'umuyobozi wa politike, rishobora kuyoborwa na papa cyangwa n'undi bakemeza ko yariyobora, ariko rikaba ari idini rimwe. Aha dukome byarabananiye. Byarabananiye, ndaza kukwereka ukuntu byabananiye. Iyo ngingo ya mbere yitwa gukuraho urupfu cyangwa se kugabanya umubare w'abapfa. Impamvu mvuga ko yabananiye, muri uyu mwaka ushize wa 2023 ubushakashatsi cyangwa se raporo yakozwe ku rwego mpuzamahanga igaragaza ko muri uriya mwaka wa 2023 hapfuye abantu mu isi yose, hapfuye miliyoni 61 z'abantu. Gahunda bari bafite kwari ukugabanya nibura ku buryo mbese umubare w'abapfa ugabanuka, ariko ubushakashatsi bugaragaza ko umubare w'abapfa ahubwo wagize gute, wiyongereye. Cyakora muri uwo mwaka wa 2023 havutse abantu ni ku bushakashatsi bubigaragaza, mu isi yose havutse miliyoni 134, hapfa miliyoni 61. Muri make abaturage b'isi biyongereyeho miliyoni 73 mu rwego rw'isi. Aha, noneho bari bafite gahunda yo gukuraho intambara, gukuraho intambara mu isi hose. Kugeza ubu ngubu ahubwo aho kugira ngo intambara zikurweho burundu, ahubwo ibihugu niho biri kwinjira mu ntambara. Yes. Umva iki kintu ukuntu kibabaje, ho kugira ngo intambara zigire gute zikurweho, ahubwo hari kuvuka izindi ntambara nshya. Hari imiryango mpuzamahanga ishinzwe guharanira amahoro. Irahari, ariko ayo mahoro bashinzwe guharanira muri uyu mwaka turimo, ndetse no muri uriya mwaka urangiye, kugeza ubu ngubu mu isi hose hari kubarurwa intambara mu bihugu bitandukanye. Bari kubara ko hari ahantu harenga 110 hari intambara, kandi intambara zikomeye zirimo imbunda. Urugero dufate navuze ngo mu Rwanda, muri Kongo hano hakurya hari intambara, bari kurasana kandi bari gupfa. Fata Ethiopia na Misiri bamaze iminsi nabo basa nkaho bari guhangana ngo bapfuye urugomero. Fata intambara muri Niger, fata muri Burkina Faso, muri Lebanon hari intambara, muri Myanmar hari guerre civile. Fata intambara y'Uburusiya na Ukraine yagize ingaruka ku isi yose. Izo zose ni intambara zadutse mu gihe kitarenze imyaka 2, na Israeli na Palestine nabo bari kurwana. Muri make iyo gahunda mpuzamahanga yo gukuraho intambara nayo systeme yabananiye. Erega bashaka nyine kugira ngo ubwo nukuvuga igihugu cyateye ikindi, bashaka kugira ngo bagure cyangwa se bagire ubudahangarwa, banyazwe cyangwa se bashaka kwamburwa. Urakoze cyane, bashobora kuba bashaka kwagura ibihugu byabo kuko niyo nkundura tugezemo, ariko nakubwiye ngo impamvu y'iyi nkundura z'intambara iri kwaduka ni ukugira ngo Imana isenye systeme abantu bari bamaze kubaka. Nakubwiye ngo bo ubwabo bashyizeho systeme yitwa systeme y'amahoro, ariko akaba ari amahoro ya antikristo arwanya Imana. Kugira ngo Imana rero isenye iyo systeme, yatumye ibyo bubatse batabasha kubigeraho, nk'uko mu gihe cy'umunara w'i Babeli bazamuye umunara, Imana iravuga ati no, ibyo koko mwakoze muri kubaka, muri kuzamuka, ariko nta Mana ibirimo. Kuko bajya kubaka umunara wa Babeli ntabwo bavuze ngo reka twubake Imana ihabwe icyubahiro, baravuze ngo twebwe twiheshe izina rimenyekana. Tubisa ibijyanye n'izi ntambara ziri kuba, tubisanishije n'ibyo ngibyo uvuze, byo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko none aho tugeze ibyagezweho ni abantu bari barabyikoreye bavuga ati twubatse amahoro, twubatse iki. Kandi ari byo nakubwiye nyine, ariko bakomeje kungisha impaka. Nakubwiye ngo nubwo bavuga ngo ni Imana, si Imana, ahubwo ni icyubahiro cy'abantu bishakira icyubahiro. Nkuko mu gihe cy'umunara ntabwo bavuze ngo duhe Imana icyubahiro, baravuze ngo mureke twiheshe izina rimenyekana, twubaka umunara munini cyane ugeze ku ijuru kugira ngo tumenyekane. Kuko rero bari bubatse umunara bavuga ngo twe tumenyekane, ntibawubake bavuga ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare. Nicyo cyatumye Imana igabanya indimi zabo bagasubiranamo. Imana ubwo yabonye bagiye kuyigeraho. Aha,
none se sibyo naguhaye urugero niba kureba mu nda y'umugore utwite byarahoze bikorwa n'umwuka w'ubuhanuzi ubu bikaba biri gukorwa na mashine siryo rya jambo nyine ngo bagiye kugera ku Mana bagiye kuyirusha ubushobozi Mana barimo kuyirya mbiri mu bushobozi bayimereye nabi kandi iki cyaha cy'abantu nicyo cyaha kivuga burya nicyo kivugwa mu itangiriro mu gihe cya Adamu na Eva ngo baracumuye ngo Imana barebye ngo iravuga ngo dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe kubwo kumenya icyiza n'ikibi iryo jambo ngo ahindutse nk'imwe yo muri twe kubw'ubwenge bwo kumenya icyiza n'ikibi nibyo biriho muri iki gihe Imana ahindutse nk'imwe yo muri twe uzabisome mu itangiriro igice cya 3 ku murongo wa 22 ngo Adamu na Eva bamaze gucumura Satani yarababwiye ngo nimucumura muzahindurwa nk'Imana mumenye icyiza n'ikibi kandi kuko bamaze gucumura bahindurwa nkayo nyine n'Imana ubwayo irabikonfirima iravuga ngo dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe kubwo kumenya icyiza n'ikibi uwo muntu ninde rero na Antikristo uwo ni Antikristo wavuze ngo nzazamuka njye mu ijuru nkuzi intebe yanjye isumba inyenyeri z'Imana ngo nzarengaho ibicu bigarukira ngo kandi nzaba nk'isumba byose niko byanditse muri Yesaya 14 none sa Adamu ni wahise ahinduka Antikristo cyangwa icyabi erega ubundi Adamu uvugwa mu itangiriro niwe Antikristo uvugwa mu minsi y'imperuka Adamu yari afite umugore witwa Eva naho Antikristo afite umugore witwa Babuloni ikomeye yanditse mu byahishuwe 18 aho ngaho dukure mu rujijo yego Adamu yari umuntu uri inosa aremwa yari ahuriye na Antikristo nawe aremwa ariko yari inosa Antikristo mu yandi magambo ninde mu buryo bweru ni umwana wa Kristo ni umuhungu wa Kristo wigometse uwuhese Antikristo nusoma muri Bibiliya itubwira yuko yahoze yizera Kristo aza kugwa atakaza ubwiza bw'Imana ariko atakaza ubwiza bw'Imana afite ubushobozi bw'umwuka yahawe na Kristo ni Satani aha niwe uwo rero Satani ngo niwe nashakaga kumenya ukomeza kuvuga Antikristo agira ngo hari uwundi utari Satani ubundi Antikristo ni groupe kimwe nuko Adamu nayo ari groupe bura abantu benshi bakunda kubyita nk'umuntu umwe yitwa umuntu umwe kuko ari groupe yishyize hamwe igakora ubumwe na Adamu nuko nguko ameze rero ikiganiro tugana ku musozo rero nshaka kugira ngo sinzi niba hari ibyo hari akandi nanjye kubabwira nandi kubabwira ukuntu systeme y'amahanga iri gusenyuka nari maze kubabwira ko gukuraho intambara byabananiye urugero bavuga ko bazakuraho ikintu cyitwa intambara namaze kukikubwira ariko kugeza ubu mu isi hose hari kubarurwa impunzi 110 z'impunzi z'abantu bakuwe mu byabo n'intambara izo 110 bishatse kwerekana ngo gukuraho ubuhunzi nabyo byarabananiye noneho kuvuga ngo gukuraho ibyaha mu buryo mpuzamahanga cyangwa se gutuma sosiyete igira umutekano nabyo byarabananiye kugeza ubu muri gereza zose zo mu isi hari kubarurwa 1,10,35 by'imfungwa icyo kintu wacyumvise izo byerekana ngo isi ifite imfungwa nyinshi ayo mahoro ya Antikristo rero akaba bwari ubumwe bw'amahanga ubwo bumwe bw'amahanga nkuko nari nkubwiye buza gucika intege ibyo bagambiriye kugeraho ntibabigeraho ari byo nkubwiye hari abapangayi mu isi bagera kuri 1,2 muri Amerika honyine muri leta zunze ubumwe za Amerika hari 44 z'abapangayi mu isi yose hari abantu 150 batagira aho baba ubwo ntabwo ari abapangayi ni abatagira aho baba noneho hakaba mu isi mu rwego rw'inzara abashonje bari mu isi habarurwa yuko umuntu umwe mu bantu 10 batuye isi ngo araburara buri munsi muri make umwe ku 10 mu isi araburara ibyo byose bitwereka yuko amahanga cyangwa se urwego mpuzamahanga rutabashije gukura inzara mu isi nk'uko babiteganya uko n'ugutsindwa kwa Antikristo ni nabyo bihe duhagazemo rero turi kwerekeza noneho ku kwitegura kuza kwa Kristo kuko Antikristo yatsinzwe Antikristo yatsinzwe yego aha urakoze cyane ibi bintu ntago byoroshye watangiye utubwira ibihe bizara cyangwa se bimwe mu bimenyetso bizaranga
iminsi y'imperuka. Wadusobanuriye tubwiye aho duherereye, utubwira ati iminsi y'imperuka irimo kugenda irangira igana ku musozo. Yego. Hari isomo watangiranye naryo usoma uti umwe azajyanwa undi asigare. None se kugira ngo watubwiye ko bazaba barya barongora bashyingira n'iki bari mu mahoro, bari mu mahoro, utubwiye uburyo ayo mahoro azarangira, ingengabihe imeze. None umuntu niba uvuze ngo umwe azagenda azatwarwa undi asigara, natwarwa ubwo azaba agiye mu ijuru, undi azasigara mu isi muri gihenomu, birumvikana. None bivuze ngo sahiyi umunsi uramutse ugeze, umwe twebwe twicaye hano, umwe muri twe yagenda undi agasigara. Hari n'igihe twagenda twembi tubaye dukiranutse cyangwa tugasigara twese. Kugira ngo rero umuntu atazaba umwe mu bazasigara akora iki? Yesu yaravuze ngo nimubona ibyo byose bibaye ngo muzararame murebe hejuru, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba gusohoye. Ntabwo ari ukurarama ngo turebe mu kirere, yaravuze ngo tuzabe maso mu buryo bw'umwuka. Icyo nabwira abantu, nibabe maso, kuko igihe cyo gucungurwa cyo kiranegereje, kiradusohoreye, kitugezeho. Amahoro y'isi ararangiye. Mbabwire ngo isi igiye kujyamo ikintu cyitwa umuvurungano. N'usezeranya abantu ngo hagiye kuza amahoro, nta mahoro y'isi agihari. Ayo mutariye ntayo mwariye, muraje musubiranemo mu Rwanda. Niko bimeze. Ntabwo mbahabije, mvuze ukuri. Tugana ku musozo rero, uti nitubona ibyo bibaye tuzararame turebe hejuru. Muri make nshatse kuvuga ngo igihe tugezemo abantu ntibongere uburyo bwo gusenga, bashyireho ingamba zo gusenga, bave mu isindwe ry'isi, bave mu burangazi. Yesu yavuze ngo muzabe maso, mwe kuremererwa n'ivutu, ngo no gusinda n'amaganya y'iyi si, ngo uwo munsi ukazabatunga. Nta bindi bimenyetso bisigaye cyangwa byararangiye? Ni byinshi, tubivuze byatwara igihe kinini. Ibimenyetso biracyahari, hari ibyo turimo ubu ngubu, hari n'ibindi bigiye kuza imbere yacu, ariko ijambo rimwe ryonyine, abantu nibongere babe maso, bashaka Imana bundi bushya, kuko igihe cyo gucungurwa cyo kirasohoye. Yego. Watangiye utubwira ngo hari abantu nyine, ndakeka ni nanjye wabikubajije, avuga nti abandi ko bavuga bati mubwira abantu ibyururutse imitima, none wewe ahubwo ukaba uzanye ibintu biri kuyihabya. Bene uwo muntu uvuga ngo nimubwire abantu ibyururutse umutima, ameze nk'umuntu uri gutanga invitation kandi ubukwe bwararangiye. Urakoze cyane Jerime, wakoze cyane kubana natwe, twaganiriye byinshi, namwe mudukurikiye mwabyumvishe. Tubabwira gutanga komenti uko mwabyumvishe. Reka mushimire cyane ku kiganiro cyiza amaze kuduha, turizera namwe ko muraza kutwandikira mutubwira muti bimeze gutya. Nje na Depiwa Jerime, nkushimire cyane, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mbifurije kwinjira mu bwiza bw'Imana, kandi tuzahurire mu bwami bw'Imana. Murakoze. Dushyirireho isengesho dusoza. Uwiteka Imana ishobora byose, turagushimiye ko waturinze muri iki kiganiro. Ibyo twavuze byose bigira umumaro ku muntu wese uzabyumva n'uzabikurikirana, kandi ukomeze kuturinda kugeza ku munsi tuzongera kugaruka aha ngaha turi kuvuga izina ryawe. Urakoze kubana natwe kandi ukaturengera mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. General Depiwa, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Ciao.